Imana igiye kudukiza shitani iramwohereza ikamwica nk'uko umuntu yicira umubu ku kindi kiganza. Nta shimwe ry'abantu mwagiye mumenya bose muri Bibiliya ritabanjirijwe n'uruntu rumeze nka shitani. Goliyati kugira ngo abeho byari kugira ngo Dawidi muzamumenye. None Goliyati aracyakenewe? Ngo muhoya. None Dawidi yari kumenyekana gute Goliyati adahari? Imana sitinya shitani ahubwira mu promoting igahita igihubuza abantu bakamenya ko ari Imana nyama. None se mwari kumenya Moridekayi Hamani atabayeho? Ariko mukabyaramwe noneho ndumiwe. None se mwari kuzamenya ba Daniel abamutaye mu rwobo badahari? Imana igiye kudukiza shitani isa nk'imuduteje ariko ikamutwirukanaho icyubahiro cyayo kikamenyekana ko ari Imana nyama. Ariko mwijuru harahagazwe ibyo mwivugisha. Ubu Imana nta rungu yagira iri kumwe n'uyu mugabo. Imana nabwo muvuge ngo iraceceka se. Ko mugize ngo igiye guhita ibyemera. Iraceceka ariko mwumva akantu karyoshye ndakavuga ni munyitaba. Nubwo yaceceka yari imuhanze amaso. Ubu hari igihe Imana ikureka. Hari igihe umunyamuhamagaro agera ahantu akeneye ko Imana ivuga igaceceka. Ariko icyo nyikundira hari igihe itavugana na Zerubabeli ikavugana n'umusozi uri imbere. Urakoze Mwuka. Kandi ni nacyo gifite imbaraga. Undi si Imana ivugishije urusozi rundembeje yewe ndigikandeka rukavaho nkakomeza inzira. Yewe wa musozi muremure we ubona wakora iki? Yewe ibintu mba mvuga ndabyumva cyane. Ariko Mana nari mbabwiye ngo umuntu wese uri mu rusengero ashyizwemo n'Imana iramukaranga. Icyakora aho idukarangira haratandukanye. Bamwe ni kwipa n'abandi ni mu cyungo. Mu cyungo nayihishe. Mu cyungo bakarangiramo utuntu tugahumura ariko utatubona. Hari igihe Imana ikuba umuntu ikamwima ibiryo ariko ikamutiza umubiri bakavuga ati niwe wayamaze. Nari mu cyungo ubundi arashonje. Hanyuma bari kwipanu bakiriza ariko ubu ngo hotsi yararinda soza teretswe ko nta mafaranga ntago nakubona. Imana itakubonye nta wakubona. Impaka nizicitse ariko weho nasegeye nta wumbona. Imana ikigutwikiriye nta wakubona ariko igutwikuruye abantu bajya babona. Ubu namaze igihe mfite ibintu byinshi by'Imana. Sigaranye nawe iminsi mike. Ubu ntabwo turi kumwe muri iki gihugu iminsi myinshi. Ko mbona muguye niko bimeze. Ubu mfite ubutumwa bw'isi yewe. Reka Roti mwihorere mvuga undi mutekinisiye Ruharwa Karundura ari we mugore we witwa Mukaroti. Ni ishusho y'abantu bose bari mu rusengero bavuye mu isi ariko isi itarabavuyemo. Kandi abo nabo ni benshi ku rwego umuntu yihana kunywa inzoga ariko akajya azakiriza sebukwe. Nta watinyuka kumuha ibitobe yagira ite yamukoraho. Ndabona mubyumvise. Ukabona umuntu aratinyutse ayobora korali agiye mu misango y'ubukwe bwa gipagani asengeye n'ibinyobwa birimo ibyica abantu. Bikugondoza wavuye mu isi ariko ntiyagize ite ntiyakuvuyemo. Abo bose rega bari mu rusengero. Ese nababwiye ko umugeni akwiye kugira abakobwa bamuherekeza. Ubu tubana n'abantu batazajya mu ijuru kandi bahora mu rusengero. Apotre wabo yitwa Magambo ngo yarazi iby'Imana ariko mu mutwe bitarageze mu mutima. Ngo iyo wamureberaga ari kure ngo yari afite ubwiza butagira akagero. Kure y'umuntu kure muzahariho uzikorari riri ku ruhimbi ubona bose bajya mu ijuru badapfuye. Ariko ngo bugufi bwa kwa Magambo bugufi naho yirirwa. Ngo wamureba ngo ubwiza bwe bwagendaga bumushiraho ngakarutwa n'umupagani. Mujye mutinya umuntu wabaye mu rusengero nahindurwe n'ibintu biberamo. Uwo muntu yakugirira ibintu bitigeze kubaho. Umuntu baha nahinduke. N'ijambo mwahereye mu gitondo mwumva. N'indirimbo mwumvise umuntu akaba hano atarakijijwe. Uriya muntu mujye mumwitondera. N'abantu bitwa basitaye imfuniro.
Muri ibikomere buri mu matsinda atatu, reka mvuga abiri. Igikomere cya mbere ni igihe umuntu asitara agakomereka, kiriya ntigiteye ubwoba. Ni igikomere kiviramo imbere. Umwongereza yavuze akantu, reka nkababwiye nkasobanurire no mu Kinyarwanda. Yaravuze ngo new level new devil. Urwego rwose rugira umudayimoni warwo. Hari ibidayimoni bifata abakobwa bo mu cyaro ku buryo asambana rimwe agahita twita impanga. Abamureba bati mbega icyohe n'icyomanzi cyananiranye. Ariko i Kigali hari izindi dayimoni zaho zifata umukobwa akajya aringaniza atarashaka. Wamureba ukabona nagakobwa. Naho ni igini. Biterwa n'ibikurimo. Uzi ibidayimoni by'i Kigali. Umuntu agotomera ibiyoga agahita hekenya rubiti bikabwira ati zihekenye batumva ibyo ari byo. Ibyo ni ibidayimoni byahe byo mu mujyi. Hari abantu basitaye mfunira ku buryo akuramo inda mu ijuru bakajya babona mu nda yari mwirimbi. Ariko yahanura muti kuvuza ibikomeye na Yesu ntiyavuze utworoshye. Ariko uyu muti nubwo usharira urakiza. Haleluya. Sino kurekura, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana imuri bihe, erega sinakurekura. Ako twarekura Yesu tugafata iki? Wifatishije umushahara wazashira. Wisunze n'abantu, nabonye abantu bavuga amagambo bagapfa ntayo bakoze. Ariko Yesu ntajya apfa. Turanga igisirimbi igitero kiraje. 22:13. Hanyuma ibyuma ntibize gusumba mikoro, mumere turu niyumve. Ubwo haruguye kubera mvuze ibyo. Yabasanzwe aryamiye. Bibiliya iravuze ngo Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda, yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yitaho hano Yehova yire nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabona. Mwakira ijambo ry'Imana. Hahirwa umuntu utoranyuka mwiyegereza, akaguma mu bikari byawe. Abasore b'imigenda bazagenda baruhe, n'abasore bazananirwa. Ariko abizera izina ryawe Mana Uwiteka, bazagenda ntibazananirwa. Bazagurukisha amababa yabo bakomeze, bazagenda ntibazananirwa. Yemwe bana bato mwese, nimusingize Uwiteka. Abagabo n'abagore, nimukingure imitima. Twashyizweho ikimenyetso, Uwiteka azi abantu be, n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora. Abatubanjirije Yesu abaha umugisha. Ndi kubwira abantu ko bakwiye kurenga gusenga bagahinduka amasengesho. Ntago mwumvise icyo mvuze. Ari igihe umuntu aba ari umurozi agahinduka uburozi kubera kubimaramo igihe, ku buryo umureba ukabona n'iminwa n'imirozi, ukabona n'intoki zabaye indozi. Aho ukabona umuntu usenga nta sembore z'amasengesho zimubonekaho. Hari igihe umuntu asenga, hari umusaza wasenze ahinduka amasengesho. Atashye ageze mu rugo ahasanga abacuraguzi batatu, yarananiwe ariryamira. Bukeye ari kugenda mu nzira ahura n'umwe aramumenya, aramubwira ati muze mwampemukiye, nkunda umuziki muzananiwe, uyu munsi muzinduke. Mva muntu wasenze agahinduka amasengesho. Wageze ku rwego atumira abarozi, ubundi se nabirukana mu rusengero, mujye muza akaruta kandi kakamire. Mose ngari mu Egiputa yarambitse inkoni hasi ngihinduka inzoka, ngabakonikoni bo kwa Farawo barabyigana ngo nabo zihinduka inzoka. Mu kanya gato inkoni ya Mose ngibirasamye
imira utundi twose. Byari bivuze ngo ubutware bw'abarozi, ubutware bw'abanyegiputa bwose bugenze mu nkoni ya Mose. Ubyumva atere haleluya. Nibi ni igipindi. Nibi ngibi umuntu asenga ugasanga arasenga yayura yinanura, abo ni abadayimoni. Mujye musenga nk'abantu bari gusenga koko. Haleluya. Ubundi umuntu asenga n'ibimenyetso by'uko asenga bikamubonekaho. Unese ntago muzi ko umuntu ucuruza ifu aba asa nk'ifu nawe, n'ucuruza amakara agasa nkayo. Umuntu wese asa nk'ibintu abamo. Ni gute umuntu avuga ko asenga ntase n'amasengesho? Ariko amasengesho guhora nguwiteka kujye kumara umubabaro kugezaho zageriwe nireberengeze mwijuru niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfiteka ubwo nibwo zasezera ku bihe byiza byo gusenga. Ubu hari n'igihe abantu batwipakururaho ariko tukagumana inshuti yitwa amasengesho, ku buryo ujyana nayo ukumva uri umuntu ukaze, kandi koko niko biba bimeze. Umuntu usenga aba ameze nk'umuntu wihishe muri Cyaburenda, arakurasa ariko ntumwishyura ngo bimugereho, kuko amasengesho ameze nk'ingabo idukingira. Ubyumva atere haleluya. Fashijwe hakiri kare Mana yo mu ijoro. Wese mugomba gusenga hakaza ibimenyetso ko ari abarokore bateraniye. Uzi ko hari abantu usura ukagira ngo bararisa abapfumu nk'icyenda, kandi ngo bari gusenga. Mukwiye gusenga ku buryo n'ikirere cyumvikanamo imbaraga z'uko aho hantu hari abantu b'Imana bahateraniye, ku buryo Satani ahagera agahunga yiruka. Imwe twarasenze umuntu arahebe bavuga nk'ihene. Byose ngiye mbabwira simbizi. Hano umuntu araza agataha ajya gusambana avuye hano, abo nabo ni abadayimoni. Ubundi hari n'ukuntu nsigaye mbwira abantu nimwirinde, hari ukuntu abaririmbyi baririmba shitani akababenguka. Niryari Satani abenguka korari, ni igihe umuntu atera ikorasi n'umuntu uri kuroga amateraniro akayibyina. Ibyo ntabwo bibaho. Bibiliya, ijambo ry'Imana tugiye kuganira rifite intego imeze nk'ikibazo ibaza ngo mbese ukunda Imana? Bimbariza uwo mwegeranye ngo ukunda Imana. Turaje tubirebe. Imana ihamagara Aburahamu yari afite imyaka 75. Imuhamagara akuze atari umwana. Arangije akora ikosa ariko rimeze nkaho ntacyo ritwaye, rishushanya ibiriho mu rusengero uyu munsi wa none. Ahagurukana n'abantu b'amatsinda 3 Imana itamuhamagaranye nabo. Kandi ni mu gihe mperutse gusenga, Imana yigisha ikintu gikomeye. Irambwira ngo witegereje mu bukwe, ndayibwira ngo yego. Irambwira ngo wabonye umugeni, ndikiriza ni yego. Irambaza ngo wabonye abakobwa bagendana n'umugeni bita bafiye, numva ndabibutse. Bariya bakobwa baranangaza. Ubu uko dusenga duherekejwe n'abantu batazajya mu ijuru, kandi badufasha buri munsi inshuro nyinshi, bashyiramo n'imbaraga ziruta izo dushyiramo. Ariko ni abafiye deneri. Abo ni Imana ntiyabirukana mu rusengero, kuko iyo uhereza Imana umubyizi, kandi uwo mubyizi itari bukwishyure, iguhereza isuka ihinga neza kurusha ahandi. Niko bimeze. Ubu hari abantu umujya mureba bari abakobwa b'abafiye deneri. Amen. Ko mwanze kunyikiriza. Haleluya. Ubu mfite gahunda yo kubagaburira bingana n'inda zanyu n'inzara mushonje. Ninsanga muhaze ndakupa. Abakunda ijambo haleluya. 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 Namwe munyikirize muyitere gatatu. Amen.
uba abadayimoni n'abagome hari uwo begera batubushize yaratubwiye reka turebe ko uyu munsi agira ati abibasha. Ntawe ubishoboye ni Yesu udushoboza wenyine. Numvisha agatekerezo ngo ya ndogobe yahetse Yesu ngo ubushize yasubiyeyo iravuga ati mwabonye ukuntu nkaze. Barayibwira bati ubutaha uzizane nibwo tuzabimenya. Nta muntu ukomera, hakomera ikimurimo hagakomera n'igihe ahagazemo. Iyo cyavuyemo umuntu ahinduka nk'abandi. Wagaciro ufite nuko ukijijwe, nubireka gato uzabibona. Urabona uraza bakaguha n'intebe zacu ukicara ukegama, ariko uretse gukizwa gato wajya uza bati haje bandi mugire gute mube maso. Yesu ni mwiza. Abafiyedoneri n'iyo imvura iguye habaye ubukwe ntibanyagirwa, baba bateguriye imodoka bagendamo. Ukuntu babirase nabo ahantu biyicarira ubona batikoraho wa mugani w'imvugo y'iki gihe. Ibiryo nibo barya mu wa mbere, bakabashakira n'ukuntu babasokoresha imisatsi, wabareba yagira ngo bose bakoze ubukwe. Ariko umva inkuru ibabaje, umugeni aba ari umwe kandi bari benshi. Ubu mwuzuye gutya mu rusengero, Imana ikurinde kuba umufiyedoneri, ahubwo uba uri umugeni. Ntago munyumvise. Mbariza umuntu muri kumwe ngo uri umufiye cyangwa uri umugeni. Ntago ndi bubavure magendo. Wapi. Imana ihamagara Aburahamu ari we wenyine bavuganye. Museke munasobanuka turi imbere y'Imana. Arahaguruka agendana n'umugore we witwaga Sara. Sindi bumutindeho, na abantu bose bari mu rusengero Imana idashobora kuvugana nabo. Nimusoma Bibiliya mwitonze muzarinda muyirangize mutabonye ahantu Imana yavuganye na Sara. Impamvu yabyo nta yindi, Imana ntishobora kukubwira ibyo utumva. Iriya wivugisha ngo Imana inyisangire, iragusanga se unaniwe kumvira uwo wabonye Imana itaboneka wayumva wowe? Ngikwisangire. Imana se ni umudaso, iragusanga nkande. Imana ikwisangire wowe. Imana yari isobanukiwe Sara uwo ari we, ntiyirirwaga imuvugisha. Ubu tubana n'abantu bafite Imana y'ikiragi tumva ninagira ite ninavuga. Ubundi ubwo mwese muvugana n'Imana, ariko Imana ndayikunda. Nubwo abantu bameze nka Sara ari bo benshi, kandi kankubwire intego za Sara n'eshatu kuri Aburahamu ni ijambo rimwe. Intego n'eshatu ku muntu utavugana n'Imana kuwivugisha. Iya mbere ni ukumunaniza. Iyo umuntu avugana n'Imana abana n'uwo batavugana abashinzwe kumunaniza no kumucogoza. Murabwibuka Sara se? Sara yajyaga abwira Aburahamu ngo nukuri Imana yarakubeshye, kuko si Imana yari yaramubeshye. Agahita amunyuza inzira zitwa panya. Hari abantu bakoze ubukwe bumeze bwo muri panya, ubukwe bwihuse. Sara kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, n'abantu bameze nka Sara nibagira amahirwe yo kumvira abavugana n'Imana ijuru bazarigeramo ariko batangare. Sara muramwibuka ubwo yabyara, bambwira ngo azabyara, ngo yarasetse bati noneho Imana igize ite yantangaje. Ubu hari abantu bazagera mu ijuru bavuga ati ayiwe n'amatiku yanjye ngize ndahageze Mana we, ariko bahagera. Imana ni umutunzi w'iki? Yavuga ati yewe ndahageze n'amanyanga, ariko ndahageze. Imana ni umutunzi w'imbabazi. Itsinda rya gatatu ni mwishywa wa Aburahamu bahagurukanye witwaga Loti. Loti ashushanya abantu bari mu rusengero bafite imitima ibiri, kuko Imana ivugana n'umurokore ivugira mu gutwi, hanyuma iyo ufite amatwi murabusana. Ibyahishuwe ibice 3:13 aravuga ngo umuntu ufite ugutwi yumva iby'umwuka abwira amatorero. Hanyuma iyo ufite amatwi uhura n'inzitizi ebyiri yo kwitaba kabiri kandi ntibyemera. Yesu yaravuze ngo nawe ukeza abami bangahe, kuko yakanga umwe. Sinshaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru. Hari wabakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru. Ayiwe tuzaririmbana nabe,
kwikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba bene abo ikizabakubwira nuko Yesu azamukorera agatangaza akahita kamuvana mu nzu ye. Ubu hari abantu bari hano kubw'imitwaro bikoreye kandi abo nibo baba ari benshi. Buryo umuntu avuga ati nshingiye ku madeni mfite nasenze namwara. Bene ikimushakisha Imana si urukundo ni ukugira ngo imukize amadeni. Iyo yishyuye imuheruka ubwo nayo. Zasanga umukobwa agira ububyutse repetisiyo ajya azinduka ku cyumweru hagere bwa mbere ariko nakora ubukwe mu muheruka ubwo. Nta yindi mpamvu icyamugenzaga kwa Yesu ni iki? Kwirirwa rero umukubaguza umubwira iby'ubugingo ntago yabyumva. Byabera nko kukwereka amakuru y'Igishinwa uri umunyarwanda wayumva. Nko gufatisha sumaku ku giti ntiyafataho. Kukubwira iby'umwuka yaragushizemo ni ukukugondoza. Ni nko kugutuka mwiringara uri umunyakigali. Nubwo bagutuka nabi ntiwarakara. Kwirirwa tukubwira ibyo mu ijuru udashaka kuzahajya, natwe twaba twataye umwanya. Mwitonze nk'abumvise. Amen. Haleluya. Hanyuma aho sindi buhatinde kuko Loti muza amaherezo ye ntabwo ijuru yarigezemo nubwo Imana yari yararimweretse imbere ye. Hari abantu batazajya mu ijuru kandi Imana yararibarangiye. Baryange kubwo gukunda iby'isi. Iby'isi bibanige byuzura umutima. Umuntu ajya asenga ari hanze amaso iby'isi. Abo ngabo bamera nk'umugabo witwa Yuda. Yesu yenda ngo kuva mu isi ubwo yari ari gusangira n'abigishwa b'ifunguro rya nyuma yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo umuntu wese ugambanira umwana w'umuntu icyari kumworohera nuko inda itari kuvuka. Iryo jambo rigera mu matwi ya Petero. Burya abanyabugingo bahorana ubwoba n'amakenga. Nubwo yari ikigwara umutima umuvamo yibuka akagira ibinyanga byinshi ati mumbariza uwo ari we. Ajya kwa Yohana ati mubaza uwo ari wese yamwibariza. Harimo ijambo rivuga ngo ntago bari babanye neza. Eze iyo Mana mutuma abantu mwebwe si yanyu. Yohana aragenda kuko ngo yahoraga mu gituza cy'umwami bisobanura mu mutima we. Aramubaza ngo mwigisha ninde ukugambanira? Yesu avuga ijambo ariko ngo amatwi ari mu rupfu ntagira ati. Imana ibwira umuntu ko azarimbuka akarinda arimbuka. Ubu hari abantu bazarimbuka bameze nk'ifi. Ifi mu bintu bintangaza ibamo. Yoga mu mazi igira ite? Ireba. Bakayiroba imeze ite? Bakayoza imeze ite? Bakayivanaho amagaragamba igira ite? Bakayikaranga igira ute? Bakarinda bayirya ikigira ute? Ikireba. Ubu hari abantu bazarimbuka bakibyumva. Mana mwijuru mfite umugabane Imana ishimwe cyane. Mu mwanya muto tuzabona umunezero Imana ishimwe cyane. Mwijuru abera bazamurika nk'izuba. Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Niko bimeze. Umuntu arimbuka ahora asenga. Mwitwaye neza reka mbabwira akantu merutse kumenya vuba ariko karumvwa n'abumva. Imana yatubwiye umuntu ni umudiyakoni afite icyaha kubw'impamvu z'umutekano wanjye nirinze kukivugira. Iratubwira ngo icyo cyaha nitwa Uwiteka ntabwo nzakimubuza kuko arabizi ko ari kibi. Harimo ijambo rivanga ibintu wamenye ntabwo Imana ijya ibigusubiriramo kuko Imana asaka radiyo bahora bumva. Kandi ibintu uzi Imana ibibizi. Iratubwira ngo ariko natakihana nicyo kizamurimbura. Murumva iryo jambo rigoye kuryumva. Loti rero nawe ntiyageze muri Kanani kandi yahabonye. Reka Loti mwihorere mvuga undi mutekinisiye ruharwa karundura ari we mugore we witwa Mukaroti. Ni ishusho y'abantu bose bari mu rusengero bavuye mu isi ariko isi itarabavuyemo.
kandi abo nabo ni benshi ku rwego umuntu yihana kunywa inzoga ariko akajya azakiriza sebukwe. Nta watinyuka kumuha ibitobe yagira ite yamukoraho. Ndabona mubyumvise. Ukabona umuntu aratinyutse ayobora korali agiye mu misango y'ubukwe bwa gipagani asengeye n'ibinyobwa birimo ibyica abantu. Bikugondoza wavuye mu isi ariko ntiyagize ite ntiyakuvuyemo. Abo bose rega bari mu rusengero. Sinababwiye ko umugeni akwiye kugira abakobwa bamuherekeza. Ubu tubana n'abantu batazajya mu ijuru kandi bahora mu rusengero. Apotre wabo yitwa Magambo ngo yarazi iby'Imana ariko mu mutwe bitarageze mu mutima. Ngo iyo wamureberaga ari kure ngo yari afite ubwiza butagira akagero. Kure y'umuntu kure muzahariho ni hano ku ruhimbi buno tuba turi kure. Uzi korali iri ku ruhimbi ubona bose bajya mu ijuru badapfuye. Ariko ngo bugufi bwa kwa Magambo. Bugufi naho yirirwa. Ngo wamureba ngo ubwiza bwe bwagendaga bumushiraho ngakarutwa n'umupagani. Mujye mutinya umuntu wabaye mu rusengero nahindurwe n'ibintu biberamo. Uwo muntu yakugirira ibintu bitigeze kubaho. Umuntu baha nahinduke. N'ijambo mwahereye mu gitondo mwumva. N'indirimbo mwumvise umuntu akaba hana atarakijijwe. Uriya muntu mujye mumwitondera. Ni abantu bitwa basitaye mfuniro. Buri ibikomere buri mu matsinda atatu reka mvuga abiri. Igikomere cya mbere ni igihe umuntu asitara agakomereka kiriya ntigiteye ubwoba. Ni igikomere kiviramo imbere. Umwongereza yavuze akantu reka nkababwiye nkasobanurire no mu Kinyarwanda yaravuze ngo new level new devil. Urwego rwose rugira umudayimoni warwo. Uhari ibidayimoni bifata abakobwa bo mu cyaro ku buryo asambana rimwe agahita twita impanga. Abamureba bati mbega icyohe n'icyomanzi cyananiranye. Ariko i Kigali hari izindi dayimoni zaho zifata umukobwa akajya aringaniza atarashaka. Wamureba ukabona nagakobwa yo naho ni igini. Naho yahuye n'abadayimoni bahehe bo mu mujyi. Biterwa n'ibikurimo. Uzi ibidayimoni by'i Kigali umuntu agotomera ibiyoga agahita hekenya rubiti bikabwira ati zihekenye batumva ibyo ari byo. Ibyo ni ibidayimoni byahe byo mu mujyi. Hari abantu basitaye mfunira ku buryo akuramo inda mu ijuru bakajya babona mu nda yari mwirimbi. Ariko yahanura muti kuvuza ibikomeye na Yesu ntiyavuze utworoshye. Ariko uyu muti nubwo ushari rurakiza. Haleluya. Ngaho curanga igisirima kirema akantu numva kaje. Inzira ruhije mwitange mutazananirwa mukigenda murya umutsima utera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo. Murya umutsima utera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo. Nasenze umva bibishya atahe ariko nzi ko bitabishye. Mwarakara muragomba mubyumve. Nagiye kwigisha Karugira ari ku cyumweru. Nsoje umuhungu umwe w'inshuti yanjye arambwira ati Thierry numvisha uzi ibintu byinshi bizagukoraho. Namubwira ntacyo nawe naguhayeho. Ubure nkamwe mureke baheho rero. Mwakireho. Ariko ibi bintu murumva bitaryoha ibintu bya Yesu. Haleluya. Nuko mukori imirimo yanyu nzajya mbafasha mu mibabaro. Uwitangaza mugororera ndazavuba umuseke utambi. Uwitangaza mugororera ndazavuba umuseke utambi. Haleluya. Mwihanganira intego y'ijambo ry'Imana ni ukwibaza niba dukunda Imana kandi intego iruta impamvu abantu barakazwa nazo. Umugabo w'igisambo ngo yabonye umugore ahishije ubugaragira ubwoba ko batari buhage. Aramubwira ati ntegera mbumare.
umugore agira ngo ni imikino, abwira cya gisambo ati nguhaye intego. Gikoze intore ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, babura rangiye. Umudamu atangiye kurira, kiti wirira yari iki? Yari intego. Namwe intego nibarakaze rero. Ibije mu ntego muracyakira uko muri. Abakunda Yesu, haleluya. Haleluya. Tuza wa minota we. Amen. Hanyuma reka nihute. Imana ihamagara Aburahamu. Imana ivugana n'umuswi ihera ku byo yumva igasoreza ku byo atumva. Iguhamagara ikubwira ko iguhaye bya etaje muri Kigali na chambrette wari urimo bakayikuvanamo, ariko wagize ute? Yo, wahageze basi. Ibara abantu Imana yabwiye ati mwebwe uruhimbi n'urwanyu mu gihugu cyose, ku buryo n'umunini batore bataramuha, ariko yaje. Imana iramubwira ngo Aburahamu, kandi ngo yari ishingiye ku matsiko yo mu bugingo bwe. Muri iyi ndirimbo ya 273 igitero cya 4 yaravuze ngo twange uburiganya bwose, twibuke ko Uwiteka areba ibyo mu mutima kandi atagira icyo ahishwa. Ngo ise yagurishaga ibintu byitwa ibigirwamana, ariko ngo Aburahamu akajya abona ibyo bintu bitari Imana. Buri Imana ndayikunda izi kwitegereza, kibaza atari ibi bintu ni Imana koko? Ngise yari afitemo n'ikimana cyatangaga abana, kandi Aburahamu yari atarabyaye, kagira n'ibitanga ngo izuba n'ibigusha imvura. Aburahamu aguma kubishidikanyaho ngo rimwe sajya mu rugendo, Aburahamu ahita afata amaguru y'Imana itanga abana arayavuna, n'itanga imvura aca amaboko yayo. Isatashya aravuga ati mwana we, izi mana zabaye iki? Nyumvira nawe ngo izo mana zagize ute? Aburahamu aramureba ngo amuhinyuze ko atari Imana, aramubwira ngo zarwanye, imwe ivuna amaguru y'indi ndivuna amaboko. Isa aravuga ati Imana iravuga ngo nitwa Uwiteka, uyu muntu utemeye ibi Imana ngiye kumwibwira. Namenye kuri se w'imigisha, Imana y'imuri ibihe, erega bwira uwo mwegeranye ngo ntukarekure Yesu. Yego. Sino kurekura, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana y'imuri ibihe, erega sinakurekura. Akubu twarekura Yesu tugafata iki? Wifatishije umushahara wazashira, wisunze n'abantu. Nabonye abantu bavuga amagambo bagapfa ntayo bakoze, ariko Yesu ntajya apfa. Turanga igisirimba, igitero kiraje. Uyu mwana w'uruhinja ninde wabyawe n'umukene, dora aryamye mu kiraro cy'inka kuko icumbi ryabuze. N'umuremyi w'isi yose niwe uhindutse muto, n'Uwiteka nyirigira utaremwa udashira we. N'umuremyi w'isi yose niwe uhindutse muto, n'Uwiteka nyirigira utaremwa udashira. Uyu ninde ubambwe n'abagome hagati y'abambuzi, agakubitwa ibipfunsi n'ishyi ntagira umurengera. Niwe Mana y'imigisha abo yicunguriye, kandi izacira urubanza abayisuzuguye we. Amen. Karibu mwuka, ndimo ndumva Imana. Uwo yitwa Yesu, ni umugabo munini cyane, ariko ukwirwa mu bantu bera, akabaturamo akabicaramo. Baramagiye kubavuma arabitegera cyane, agiye kubavuma ati navumane ab'Imana itavumye,
narakarirane abitarakariye icyama nkapfa nkabo bari abanyamugisha. Pawulo yaravuze ngo mbese abayuda barusha abandi bantu iki? Aravanga icya mbere ni mu bintu bingahe? Byose, ubu byose turabibarusha. Mu bayuda niho harimo ba dogiteri b'abantu, ubundi nta muganga w'umuntu ubaho. Hari uvura amenyo, uvura amaso n'amatwi n'indwara z'abadamu n'iziki n'iz'amenyo, ariko abantu bitwa abayuda nyakuri bo ni abarobyi b'abantu, ni abaganga b'abantu. Hari umuhungu wari ufite, Yesu yari yaramuhamagaye amuhindura umurobyi w'abantu, ajya kwaka serivisi mw'ahantu mu buyobozi. Hageze umuyobozi amurebana n'agasuzuguro ku rutugu, ati waje amasaha yagiye ndagiye. Wa muhungu aramureba ati kandi iyo unyamurira ikibazo bamusengeye Imana urwo rubyimba ruri ku mpyiko y'imosi karuvanaho. Atayiwe turarubonye, ati singuru ndi ndimo ndarureba. Twe dufite amaso atarabe ibingibi birahanga, na amaso ahingura. Ahita agaruka ati ndayikemura ruranzahaje. Ariko aba bantu bateye gutya wabavana he? Muri Isiraheli ni mu nzu y'Imana. Umva barakiwe iby'abanyamugisha, numvise inkuru zabo zinera ubwoba. Bageze ku nyanja, inyanja irabimenya. Bageze i Yeriko irabiduka, ntabwo bavumika. Urariya. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu muntu ushaka kumwica ugapfa mbere. Ugapfa mbere. Niko bigenda. Imana igiye kudukiza shitani iramwohereza ikamwica nk'uko umuntu yicira umubu ku kindi kiganza. Nta shimwe ry'abantu mwagiye mumenya bose muri Bibiliya ritabanjirijwe n'uruntu rumeze nka shitani. Goliyati kugira ngo abeho byari kugira ngo Dawidi muzamumenye. None Goliyati aracyakenewe? Oya. Ngo muhoya. None Dawidi yari kumenyekana gute Goliyati adahari? Imana sitinya shitani, ahubwo iramupromotinga igahita igihubuza abantu bakamenya ko ari Imana nyama. None se mwari kumenya Moridekayi Hamani atabayeho? Ariko mukabyara mwe noneho ndumiwe. None se mwari kuzamenya ba Daniyeli abamutaye mu rwobo badahari? Imana igiye kudukiza shitani isa nk'imuduteje ariko ikamutwirukanaho, icyubahiro cyayo kikamenyekana ko ari Imana nyama. Yewe ibintu mba mvuga ndabyumva cyane. Ariko Mana niwenyesha umwuzuro w'aya masezerano, niwe mbura sinshidikanya, yanijije amaganya. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Haleluya. Turi muri iri teraniro, Imana ivugane n'umuntu wese mu rurimi yumva. Ni ureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye, nta kimwe kimunanira arashoboye. Haleluya. Undi nkeka ko igare ryanjye rigiye zitaye hano ku ruhimbi. Iyo ndi kubwiriza mba meze nk'ifi mu mazi. Ubwo naba mfite ibibazo nk'igihumbi numva Imana yabinyijije nkumva ndaruhutse. Cyo nkundira Imana niyo umuntu abanye neza nayo, niyo unaniwe ugera aho uhurira nayo ikagutwaza umunaniro ukabanza ukumva uruhutse. Ariko ntinya umuntu unanirirwa imbere y'Imana ukabona umuntu yasinziriye mu izina rya Yesu. Abantu basigaye basenga ukagira ngo harimo nk'abarozi baje gusengana nabo. Haleluya. Imana imuhamagaye rero kanihuta. Aragenda ariko imwima abana. Yarabamwima n'ukuri kwayo. Amara imyaka myinshi
byaranze. Ariko kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, igihe kigeze ngo Imana yibuka Aburahamu igenderera Sara, ngo Sara abyara ku myaka 99, ngaratangara. Noneho rero twari turi mu mudiho mwinshi, reka ngere ahandi hakaze. Imana itagira isoni, murabyibuka ko itazigira. Umwana amaze kubaryohera we, mukecuru na muzehe, ibona baryohewe iravuga ati reka mbapime. Ihitiza nijoro, murabizi ko nta kivugana na Sara, kuko abasesenguzi bariye amateka baravuze ngo Sara yarebaga Isaka kuva mu gitondo abyutse, bukarinda abwira akagwa gacuha kimureba. Ubwo yari kumubwira ngo muntize, niyo yari kumumutiza ntimumwake, ntago yamumutiza. Wari ukuntu umuntu aba haraye akantu ku buryo atakagutiza, ibona ntago byavamo. Isura Aburahamu, ariko Aburahamu ni igitangaza we. Ibaza urwego Aburahamu ahagazemo kugira ngo Imana isimbuke ibintu byose mwaka umwana. None wowe ubu ngubu nta nubwo Imana yakinisha gukwaka 1000, avuga atayo nta maco y'iki. None umva urwego Aburahamu ahagazeho, Imana iri kumwaka umwana. Ntago muzi uburemere mwebwe bifite. Reba ukuntu utura ama megabyte asumba amaturo utanga, ukayashyira muri smartphone yawe. Ubwo Imana wima amaturo wayiha umwana? Amen. Ubu ngo ndabagushije ngo amavuta ndayamanuye, atatangiye kuvuga ayamanura. Ntayo bufite yamanuwe nibyo. Amen. Nigeze kujya ahantu mfite ikibazo cyo kuma mu muhogo nkwa amazi, wari wantumiye arambwira ati wirinde cyane abahi iyo babonye umuntu anyweye amazi baragwa. Ndavuga ati yewe nta bantu ufite, wongere ubasengere. Amen. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru irakurebera bari mu buryohe, wite nta soni ugira pe, abivugisha ngo ibi ni wabikora, mbona ubikora. Iramubwira ngo Aburahamu, kandi muhamagara gatatu, yamubwiraga gatatu igiye kumuha kondisiyo ikaze. Uzinduka mu gitondo ugiye mu gihugu cyitwa Moriya, hari impamvu yabyo. Moriya hari kurerwa urugendo rw'iminsi 3 uvuye aho babaga. Byari ukugira ngo ye gukora ibintu nk'umurwayi wahahamutse, abikore yanabitekerejeho. Hari umuntu akora ibintu avuga ati byange bipfe bikunde, reka mpfe kugenda. Imana imushyira mu rugendo rwa kure rw'iminsi 3 kugira ngo agende atekereza ibyo agiye gukora. Aburahamu nta no kujijinganya ngo bucya azinduka, ayirinda ko mukecuru abyuka akiri mu rugo, wari kuba akajyanye umwana. Babaragiye. Ubundi ye nuko ntari Imana. Mana ndagushimira ko utameze nkatwe, nari guhita mbyemera Aburahamu agihaguruka. Imana iravuga ati ntabwo nabyemera, yaba ari imitwe. Agenda imwihorera, akora urugendo, aza gukora ikindi kintu Imana nabwira hakana. Bageze aho bagombaga kuzamuka umusozi, abwira abagaragu be, aravuga ngo muwe mugumiye hano, nge n'umuhungu wanjye Isaka tugiye ku musozi gutambira Uwiteka igitambo. Ariko avuga akajambo k'ubuhanuzi avuga ngo turabagarukaho. Ubundi ni Imana yagakwiye kuba yarayise yemera ibyo bintu. Urumva urwego uyu muntu abagezeho, yari yamaramaje pe, ariko Imana ntiyemera. Noneho ngo umaze 40 muri korari, ibyo ni ubusa. Wagiye narahubiriye, ubu hari korasi munaririmba nkumva ndumiwe. Hariho impamvu Imana izatwibuka, nuko twakoze neza. Ayiwe buri munsi yo baba mu ijuru wabumiwe. Cyane cyane nk'abaririmbyi bo mu byaha 7 bizagusha abaririmbyi cyambere cyitwa imisanzu. Ariko perezida ni iminyazi imisanzu turayitanga nta kundi. Ariko ubwo nucogoye ari amakorasi genda yatinya buri munsi, enda wanesha iminsi 7 ariko wa 8 wagera ugacogora. Yesu niwe udacogora wenyine. Aburahamu avuze iryo jambo, Imana iramwihorera. Ariko ubu yari itegereje iki Imana?
ongera umbarizo mwegeranye gukunda Imana koko. Mayamugarutse gato turebe. Barazamuka. Imana noneho rero uhari igihe umuntu abwiriza akumva amavuta araje akagira ngo Imana iramutabara muri iryo joro. Aburahamu ngira ngo avuga ibyo yaravuze ati ndayihamije ntabwo yandeka. Naho ibikarishye biri inyuma. Bazamutse umusozi Imana ibona agiye kuzuza 100% kandi hari igihe Imana ibimeze nk'abarimu nta mwarimu ukunda umunyeshuri umwuzuza. Imana iravuga ati ariko bagiye kukinsinda igitegora ihita inyura mu muhungu. Umuhungu ati papa n'ijwi ry'abana riteye impuhwe. Isati karame mwana wanjye mwoze mumva ijambo. Inkwi ngizi arazimwereka. Umuriro nawo nguyu n'umushyo arawumwereka yarawufite. Ariko Mana yo mu ijuru, Mana umwana w'intama wo koswa w'igitambo arihe papa umva ijambo. Ariko Aburahamu ahagaze mu butware bwo kwizera aravuga ngo mwana wanjye iyi Mana yamamagaye maranye iminsi nayo ndayiziri bwishakire igitambo. Hori yawe. Ariko mu ijuru harahagazwe ibyo mwivugisha. Ubu Imana nta rungu yagira iri kumwe n'uyu mugabo. Imana nabwo muvuge ngo iracecekaza. Ko mugize ngo igiye guhita ibyemera. Iraceceka ariko mwumva akantu karyoshye ndakavuga ni mu nyitaba. Nubwo yaceceka yari imuhanze amaso. Ubu hari igihe Imana ikureka. Hari igihe umunyamuhamagaro agera ahantu akeneye ko Imana ivuga igaceceka. Ariko icyo nyikundira hari igihe itavugana na Zerubabeli ikavugana n'umusozi uri imbere. Urakoze Mwuka. Kandi ni nacyo gifite imbaraga. Undi si Imana ivugishije urusozi rundembeje wenda igikandeka rukavaho nkakomeza inzira. Yewe wa musozi muremure we ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli umugaragu w'ikibaya. Iraceceka ariko imureba. Kandi umuntu wese uri mu rusengero Imana yaramushyizemo iramukaranga. Icyakora yidukarangira haratandukanye niyo mpamvu bamwe bitetesha. Bamwe bari ku ipanu abandi ni mu cyungo. Icyungo murakizi? Ako murakizi mwikigira abanyamujye. Sindi kubareba bamwe bavuye mu cyaro vuba. Bamwe ni bagifite imyaka itarasibangana. Mu cyungo narimbabwiye ngo umuntu wese uri mu rusengero ashyizwemo n'Imana iramukaranga. Icyakora ahidukarangira haratandukanye. Bamwe ni ku ipanu abandi ni mu cyungo. Mu cyungo nayihishe. Mu cyungo bakarangiramo utuntu tugahumura ariko utatubona. Hari igihe Imana ikuba umuntu ikamwima ibiryo ariko ikamutiza umubiri bakavuga ati niwe wayamaze. Nari mu cyungo ubundi arashonje. Hanyuma bari ku ipanu bakiriza ariko ubu ngo hotsera ararinda soza teretswe ko nta mafaranga ntago nakubona. Imana itakubonye nta wakubona. Impaka nizicitse ariko weho nasegeye nta wumbona. Imana ikigutwikiriye nta wakubona. Ariko igutwikuruye abantu bajya babona. Ubu namaze igihe mfite ibintu byinshi by'Imana nta nunze. Kandi nakinyeganyeza nkumva Imana indimo kuko yari yaramamagaye ndanabizi ko yamamagaye. Ariko ikambwira ngo ahubwo wowe senga cyane kuko hari igihe uzabura n'umwanya. Ubu nta mwanya ngira rwose. Nimbumbone gutya ntabwo mfite. Hari n'igihe duherutse kujya ahantu umutumisha umwe sinzi byamufashe bari badutumiye twese aravuga tubagiye kumpa ubushumba Thierry ube witegura nzagutumira cyane. Ndamubwira nurambabaje kuko amakuru mfite nsigaranye nawe iminsi mike ubu ntago turi kumwe muri iki gihugu iminsi myinshi. Ko mbona muguye niko bimeze. Ubu mfite ubutumwa bw'isi yewe. Tugomba kuvuga ubutumwa
ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Muri mwebwe harimo abandi Imana izagenda ihagurutsa bakomeze bavuge. Neza tuzakomeza kubabwiriza, hazaza n'abandi namwe muzabwiriza. Yesu ahora abyara buri munsi buri munsi buri munsi. Huna harimo abahanuzi bakaze. Niyo mpamvu Imana yanga umuntu uyirwanya. Hari igihe wowe urwanya umuntu ukagira ngo uri kurwanya umuntu naho uri kurwanya Imana. Imana kandi ntirinda umuntu, irinda icyo azayimarira. Uze muri kunyumva? Ntabwo Imana ikurinda kuko useka ufite agashinya k'umukara, ahubwo Imana ikurindira ko hari ubwami uzazana, hari inyungu uzashyira mu bwami bwawe. Nese Imana irakurinda ngo wujuje etaje ngo niba ikurinze ngo uyibemo neza, ibyo ntacyo biyinjiriza. Ariko Imana ibona hari inyungu umuntu azagira mu bwami bwayo. Hari umukobwa witwa Doruka untangaza. Doruka muramwibutse wari utuye i Yopa, ngo yarapfuye kandi ntabwo ari we wenyine wari wapfuye uwo munsi. Cyangwa muzi ko yari yapfuye ari umwe? Se ku munsi yapfa umuntu umwe, ngo ariko apfuye kandi ikintangaza ngo yari umutayeri. Abaza abatayeri nibo bakire, ibaza umutayeri. Ariko ikibazo si uko ari umutayeri, ahubwo umutima akorana ubwo butayeri urahenze ku buryo aramutse agiye batabona undi muntu ufite. Kandi hari abenjeniyeri, hari abantu bakora mu miso, hari abakire, hari abacuruzi. Ariko baravuga bati ibi bicuruzi ntacyo bimaze, n'ubundi yatuboheraga imyenda bihari. Baravuga bati Petero niba uri umutumishi w'ukuri urazura Tabita, natazuka usezere baguhe imitasiyo. Ati se kuki mushaka azuka? Baramubwira bati uyu nguyu ubona yari afite ibipimo byo mu mwuka, yarebaga umuntu akabona icyo akeneye, ku buryo yabaga ari mu iteraniro atari ukubamo gusa, abona umupfakazi ngo wambaye akenda kamusaziyeho, akavuga ati ndi imbere y'Imana ubutaha azaza yambaye umwenda mushya. Umva umutima uhenze. Kandi aho hari abacuruzi bakomeye, ariko umutima wa Tabita urahenze ku buryo adahari nta nsimbura ingingo ye yabona. Wari umuntu ugenda ntabone umusimbura. Hari umuntu ubura ahantu ntabone umusimbura. Narimba bwenga Imana ntirinda umuntu, irinda icyo azayimarira n'icyo ayimariye. kandi neza ari ibyo ntitwaba twarapfuye. Nese hari umuntu Imana irindira kugira ngo abone abakazana. Barababeshye abakazana. Imana ikakurinda ngo ntiwapfa utakoze kuri radiyo wapfa. Ibyo se byigiriza iki Imana? Ariko hari umuntu uba ukorera Imana ibintu ku buryo Imana ivuga ati uyu muntu aho kugira ngo mubure. Hari umuhungu ngo witwa Finehas, yigeze kubona abantu bari gukora ikintu gikomeye, ngabona ngo umugabo umwe wo mu bwoko bw'Abisiraheli ngaragenda azana umumidiyanikazi. Bari bavuze bati Imana twakoze ibyaha yanga kurakara, reka dushyiremo akantu gatuma irakara. Ngaragenda azana ngo umumidiyanikazi ngamujyana ku ihema ry'ibonaniro mu maso y'Imana, ngari kumusambanyirizaho. Yesu we, uyu mugabo ngaravuga ati no ntibishoboka. Ngafata icumu, aravuga ati ibi ntibibaho. Nta jwi yumvise, ngarirukanka aragenda afata rya cumu ngararibakubita bombi ribahuza n'urusika. Imana iri mu ijuru iravuga ati Uwiteka, mbonye umuntu unkoreye ikintu, iyo nza kuba umuntu nanjye mba nkoze. Iravuga ati Mose vugana n'uriya mugabo bita Finehas. Ariko Mana uri igitangaza. Rero gira ikintu marira Imana, byibura igikikurindira. Wowe aho ngaho ushinzwe gukonsoma Imana gusa. Abakonsomateri babaye bate? Kandi namwe niko muteye. Umuntu uguhamagara gusaba ntago wamukumbura. Iyo bonye nimero kwaka amafaranga urafashwa. Mujye mureba za nimero zibahamagara zibakati wamayeho nka 5 cyangwa 10. Ujya mu mwuka. Umuntu wakonsoma Imana gusa. Aburahamu abwira Imana ngo Mana mu mutima ndakuzi. Ariko Imana iramwihorera. Bazamuka umusozi. Haleluya. Bageze ku musozi, reka mvuge nitonze ndabona mwagize ubwoba. Bageze ku musozi yubaka igicaniro. Igicaniro abafundi bari muri riteraniro kubaka bitwara iminota 5. Munsubize. Ni iminota 20 ni isaha imwe.
kubaka biratinda nabyo harimo igisobanuro kivuga ngo yubake areba n'ibyo agiye gukora. Imana yo mu ijoro iteye ubwoba, nta marangamutima igira. arubaka asoje kubaka afata wa mwana aramuboha, ijuru ricecetse. ngira ngo yarahumirizaga ngo arebe hirya arebe ko yanama n'ahantu iri bufatwe. hari igihe umuntu butayi bumuzengereza abadayimoni bakajya bamusura kuruta Imana. hari ibimenyetso biranga umuntu usurwa n'abadayimoni cyane, ku rwego umuntu shitani amubwira ati zinduka rero uzenguruke muri Karitsiye Matewusi n'ahandi hashoboka, ntabwo uri bujye gucya utarayatora. uburyo umuntu agenda areba aho bagize bati bayataye. naho iyo wifuje gutora amafaranga bataye uba uri umugome, kuko uba wifurije undi kuyata. ariko ntawarenganya abantu n'igihe cy'ubutayu n'ahantu babugeze umuntu, ariko nta butayu Imana itavanaho. Aburahamu arahumiriza biranga, ku rwego umuntu agira ihahamuka akajya amara isaha arimo arasenga akavuga shitani inshuro nka 80, akavuga Yesu asoje. ndirukana abadayimoni mu gisenge, muri parafo, mu nzu ndabirukanye, katika mbavanye mu muryango nyuramo, batesheje agaciro mu kazi, yewe shitani ndakurwanyije. ku buryo umuntu avuga satani inshuro nka 400, wenda akihembura avuga ati mu izina rya Yesu amen. No. umuhanga wo gusenga ntabwo abwira Imana ibibazo afite, ahubwo abwira ibibazo afite Imana. twe ntidushinzwe kubwira Imana shitani, ahubwo dukwiye kubwira shitani ko mu ijuru hari Imana isumba amaboko ye, isumba y'abarozi. hari Imana mu gihugu cyo mu ijuru. dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura. dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. mugira ngo satani niki kimurwanya? ni amateka twagiranye n'Imana. Dawidi ngo bamujyanye ku rugerero abaza ibibazo bitatu, ngo hari umugabo uteye ubwoba, ariko mwumva ibibazo Dawidi yabajije. icya mbere yarabajije ngo uwo muntu arakebwe, ni nko kubaza ngo uwo muntu arakijijwe, bati reka nta Mufilisitiya ukizwa ubaho. icya kabiri se uwo muntu byibura iwabo mu gihugu habayo Imana, bati ntayibayo. aravuga ati rero ngewe mwumve mbabwira amakuru ufite, ukwiye kujya wibutsa shitani amateka wagiranye n'Imana. aranga icya mbere, ngewe nari umusore w'umugenda, ubwo nabaga ndi mu ishyamba ndagiye umukumbi wa data, intare yarazaga igacakira umwana w'intama, umwuka w'Uwiteka akanzaho, nkayisimbukira nkayivutagura nkayica nkayambura umwana w'intama. arabanga iki kigabo nacyo kirapfa nk'imwe muri ziriya dubu n'intare. bati wishe intare, umva amateka. ngo bageze no ku rugerero ngo ngamurebana agasuzuguro wa Mufilisitiya Goliyati. bati wakana we, kandi icyo umuntu yita cyo nicyo ari cyo. buriya mu isi y'umwuka ungana nk'uko wifata. kuneranya inkoni wagize ngo ndimbwa. bari babimubwiye, aravuga ati uyu munsi ngiye kukwica, intumbi yawe ndayigaburira ibisiga byo mu kirere. Dawidi aramureba aravuga ati umva nkubwire, unteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko yewe nkuteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli, iyo wasuzuguye uyu munsi ndakwica. umva ahantu yamutereye. haleluya. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru isumba intambara z'abantu, isumba amaboko y'ibintu byose birwanya umuntu yahamagaye. Aburahamu Imana iramwihorera, ahambira umuhungu we agera ku rwego. ariko mba nibaza nk'ikintu mu ijuru bari gukora Aburahamu ari gukora ako kazi kose. uziko Imana yari yamwihoreye, iramwihorera. hari igihe umuntu ageragezwa akagira ngo ntabwo bizarangira. hari umuhungu wajyaga aririmba kera ngo
amajoro yose n'umwijima, ariko ibyayo biratandukanye. Hari ijoro ry'umubabaro, hakaza irindi joro ry'ihumure, kandi iyo umubabaro urangiye haza igitondo cyiza cy'ihumure. Haleluya. Tugitangiriye inzira batubari iminsi ku ntoki, bati nimugende muzatugarukira vuba. Tumaze kuyimara batwongerera iyindi bavuga, bati tubahaye yo nimuzayimara. Turashimira Imana yo yaduhaye kuyirangiza, tuyitambira ishimwe ry'uko turi mu buntu bwayo. Agiye kwica umuhungu we, murekegeze aho dusoreje, ngazamura inkota. Aburahamu yari yamaramaje mu mutima we, azamura inkota ngo agiye kwica umuhungu we. Imana abasesenguzi baravuze ngo yabonye kumaramaza kwari kuri mu mutima wa Aburahamu, iravuga ngo dutumye marayika yagera Aburahamu amurangije, ngijwi rihamagarira mu ijuru, yabanga Aburahamu, 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 ntugire icyo utwara uwo muhungu, none wamenye ko pewa sifa Kristo unkunda. Haleluya. None wamenye ko Imana ngihita itera kashe ku magambo yari yaramubwiye. Iramubwira ngo nari naravuze ko ndakugwiza. Iravuga ngo noneho ndirahiye, umuntu uzaguhesha umugisha nanjye nzawumuha, umuntu uzakuvuma nzamuvuma, kuko Uwiteka menye ko Aburahamu ni ukuri kose ubu. Muhaguruke dusenge Imana. Menye ko nimwumva kandi ngo ni naho Imana yapimiye ko gutanga Yesu kuri yo byazashoboka, kuko yaravuze ngo ubwo umuntu atanyimye ikinege ari umuntu, nanjye Uwiteka nzatanga Yesu. Ngo uwo mushinga niho yawupimiye. Imana yo mu ijuru ihimbazwe cyane. Tugiye gusenga Imana, ngiye kubasengera Imana. Haleluya. Ngiye kubasengera Imana. Yukora nk'Aburahamu, ubura maso yawe, bari nyenyeri wizeye amasezerano. Isi niba bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Muzi ko abantu bizera abamotari kuruta Imana. Ubwira umumotari kinjyana mu mujyi, ugahita utuza ukagenda uri no kuri WhatsApp wibwira ko ari bukugezeyo, utazi niba arwaye n'igicuri byibura. Mujya mwibuka ko n'indwara y'igicuri ibaho, uze kimufashe mugenda. Ariko Imana yakubwira ngo mwana wanjye umwaka utaha nzawukugezamo amahoro, uti ndapfuye. Wakumva wabona n'isazi yapfuye ati mu izina rya Yesu, uburyo umuntu abona n'imbeba yipfushije ati ibi nibyo baneze katika narimbuye. Amaboko y'Imana ni manini asumba ibirwanya be, ahubwo mwongere mwizere Imana. Kabasengera Imana. Umuntu wizeye niwe tugiye gusenga, ariko tugiye gusanza dusaba Imana imbabazi z'icyaha cyo kutizera. Umuntu utizera arambura ibiganza tumusengere. Amen. Umuntu uvuga ati ntabwo nizeye Imana, uze mwizera Imana. Abantu ntibizera Imana, usanga abantu barira bahorana amarira kubwo no gukora icyaha. Burya nuko utizera, kandi igihe cyose utari kwizera uhita ukora icyaha. Kwizera n'akajambo nahaye definition ivuga ngo ni mukanya. Mukanya ni ryari? Ni nyuma y'iminota ingahe mukanya? Ni nyuma y'amasaha ngahe? Iyo utakajije iryo jambo rivuga ko Imana iri bugutabare mukanya, uhita ukora ibyaha. Kujya mu ijuru ni ryari? Gutabarwa ni ryari? Kunesha ibyaha ni ryari? Ugiye kuzamura ibiganza dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu
tubanje kugusaba imbabazi zo kutizera. Iyo umuntu atizera Imana, Bibiliya iravuga ngo kuko kutizera ari bwo bugome. Umuntu utizera Imana mbese aba yizeye iki? Ariko turakwizeye Mwami, tugufitiye icyizere. Weze ibi biganza abantu barambuye imbere yawe, nukubwira ngo turatsinzwe. Utsindishiriza umuntu wemeye gutsindwa, tubasabiye imbabazi ko batakwizeye. Bibiliya iravuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa umuntu adashidikanya ko bitazaba. Ngo ni nako kwatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Bibiliya ivuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ariko ngo babiroraga biri kure bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Bibiliya bavuga batyo baberekana ko bafite indi gakondo, kuko basuzuguye iyo bahozemo, iyo bakumbura kuyibamo bari bafite uburyo bwo gusubirayo, ariko babona indi gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, niyo gakondo yo mu ijuru. Imana nayo ntiterwa isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko my God yabiteguriye umudugudu. Waturemeye umudugudu mwakoze utweze. Tugiye gusenga rero, nagira ngo ikintu kikugutuye umutima cya kintu ariko ni kimwe. Uryama ukajya ushiguka kubera kugitekereza. Hari igihe umuntu agira urudeni akajya aryama saa sita akaba aricuye, saa munani akicura, saa cyenda akicura. Tugiye gukangara ikintu kiri imbere yawe dukoresheje imbaraga zo kwizera. Umwongereza yaravuze ngo when we pray, God does not answer the prayer, he answers the faith in the prayer. Ngiyo turi gusenga, ntago Imana yumva gusenga, ahubwo yumva kwizera kuri muri ayo masengesho. Uzamura ibiganza ngusengere. Umuntu wizeye aba ari uzamura kandi usengesha umutima. Billy Graham yaravuze ngo when we pray, it is not body's posture that counts, but heart is attitude. Iyo dusenga ntago Imana ibona systeme twifashemo, ahubwo ireba igihagararo cy'ibitekerezo ikavugana n'umutima w'umuntu. Utinza ibiganza mu kirere ngusengere. Tugiye kubwira ibi bintu ngo nibikurweho mu izina rya Yesu. Iyo misozi, uwo musozi ukuri imbere tugiye kuvugana nawo. Ni ureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye, na kimwe kimunanira. Uvuge mu izina uwo musozi. Niba ari ubugumba uvuge, niba ari ubupfubyi uvuge, niba ari ubukene uvuge, niba ari inzara yivuge. Ariko Imana iri muri iri teraniro. Reka dusenge. Imana mu izina rya Yesu, hari umusozi aba bantu bari kuvuga, nanjye hari uwo mvugiye mu mutima uri imbere yanjye. Iyi misozi mu isi y'umwuka, ikintu gifite izina kigira n'amatwi yo kumva. Uwigishije kare yavuze ngo wabwiye umuyaga ngo utuze, uraceceka. Vugana n'imiyaga iri imbere y'aba bantu, vugana n'uyu musozi uri imbere y'uyu mugabo, vugana n'uyu musozi uri imbere y'uyu mugore, vugana n'uyu musozi uri imbere y'uyu musore n'umukobwa. Yewe wa musozi we, turakurituye mu izina ya Yesu. Tuvuganye n'umusozi w'ubugumba, tuvuganye n'umusozi wo kubura perime, tuvuganye n'umusozi w'inyatsi, tuvuganye n'umusozi w'ubushomeri, tuvuganye n'umusozi katika jina la Yesu. Yewe wa musozi we, mu ijuru hari Imana itabara abayo. Dufite Imana itabara abayo. Iyo dusenze iratwumva. Iyo Mana iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Bibiliya iravuga ngo muri Esiteri ibice 9:2 ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, niwo munsi iteka ry'umwami ryendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwira ko bari bubagireho ububasha. Ariko Abayuda barasenga, ibintu birahinduka. Twatuye impinduka ku buzima bw'uyu mumama, twatuye impinduka kuri uyu musore, twatuye impinduka kuri uyu mugabo, twatuye impinduka kuri uyu mukobwa. Uri kubyumva dutera uri 3 2 3 ongera 3. Mana tugushimiye ko hari ibintu bishuremye. Shima Imana ko iguhaye ibintu bishya.
Uyu muntu umwambitse bundi bushya mu mwuka, umuhaye amahoro mashya, umuhaye ibihe bishya, umuhaye ibyanditswe bishya, umuhaye ishurirwa rishya. Uri Imana iri muri iri teraniro, ukijije ibirwara bikomeye, wirukanye bya prostate mu bantu, kanseri z'amaraso, kanseri zo mu mabere, wirukanye bya sida. Uri Imana ikora, wabwiye iby'isi by'agakiza kandi urakiza. Tugushimiye ko ukomeye, uri hejuru y'ibibazo dufite, uri hejuru y'intambara zacu, uri hejuru y'ubukene, uri hejuru y'abagabo, uri hejuru y'abagore, uri hejuru y'abana, uri hejuru y'imiryango. Iri teraniro rigukomeye amashyi, dutere haleluya 3 2 3. Ongera gatatu, ongera gatatu. Amashyi menshi ku Mana.